ubuzima bwiza yewe munyarwanda. Kudasubiza se si wo mujyanama w'ubuzima bazanshimiye. Ariko se uragira ngo musubize icyori? Ariko rero hari icyo munkenze pe. Nikori Karame, tumaze kuganira ko umaze ibyumweru 2 ubuze imihango nakugiriye ibihe nama. warambwiye ngo nihutire kujya ku kigo nderabuzima kwisuzumisha ngo ndebe ko ntasamye. Impamvu rero nje hano nuko utagiyeyo. Iyo ugiyeyo nari kubimenya kuko bari kunyohereza ubutumwa bumbwira ko umudugudu wanjye hari umugore witwa amazina yawe utwite ngomba gukurikirana. Ntabwo wagiyeyo rero. Impamvu mbwira nshimiye ngo gusubize rega niyo watumye ntajyayo mujyana. Uzi ko wambwiye ko ngomba kujyana nawe bakadusuzumira hamwe bakanatugira inama z'uko tugomba kwitwara. Ariko urabizi ko ntakwangori rwose iyo mbona umwanya twari kujyana, ariko niba ntarawubonye ntibyari kukubuza kujyayo cyane ko ari wowe utwite. Shimi ako kantu hongeyeho ngo cyane ko ari wowe utwite rwose niko kanyereka kutabyumva. Nanjye rwose niko katumye ndihorera kumbwira ngo nta mwanya afite, nzi neza ko abishatse yawubona. Ariko we nteze umujyanama w'ubuzima uri. Shimi warambabaje cyane kumbwira ngo nta mwanya ufite n'ubundi ngo ninjye ntwite nkaho nyine wowe bitakureba. Shimi rero ufite uruhare rukomeye mu kubungabunga ubuzima bw'umugore n'ubw'umwana atwite. Ariko n'ubundi nkibimenya namubwiye ko agomba kwitwararika kandi akubahiriza ibyo wamubwiye mujyana. Ngiye nkubahiriza ibyo umujyanama yambwiye njyenyine. Reka musobanurire ibyo agomba gukora uri. Mujyana ngaho mubwire. Shimi ndakumva. Uruhare rwa mbere ni uguherekeza umugore wawe ku kigo nderabuzima ukimenya ko atwite. Warabikoze? Sinabikoze, ariko nyine mujyanama nawe urabyumva akazi. Mbese akazi kawe karuta ubuzima bwanjye n'ubw'umwana wacu ntwite. Kandi ariko sinavuze ko kabaruta sheri, nyine nuko numvaga nta mpamvu ikomeye iri bunjyane ku kigo nderabuzima kandi wajyayo ukaza umbwira ibyo bakubwiye. None se sinakubwiye ko uruhare rwawe ari uko ukimenya ko umugore wawe atwite ushyira ibindi byose ku ruhande ukamujyana ku kigo nderabuzima kwipimisha bakabahera hamwe inama zizabafasha kubungabunga ubuzima bwe n'ubw'umwana atwite. Oya winjiye cyara nshimira rwose warambabaje. Kandi mu byo ugomba kurinda umugore wawe utwite harimo no kumubabaza. Uri Karame, mbara n'ukuri wakomeje kuvuga ngo narakubabaje kandi sibyo nari ngambiriye rwose. Ariko disimura abana beza pe uri uramubabariye. Ndamubabariye nyine ariko hagomba kwica amande, ibyo nkunda byose arabiza bishaka. Amande ndayemeye pe. Ibyo ukunda ndabigushakira. Kandi kare mu gitondo turaba abambere ku kigo nderabuzima bari buhe serivisi. Urakoze cyane. Urakoze cyane Shimi. Kandi rero uruhare rwawe saho rugarukira. Ugomba gukomeza kumuba hafi mu rugendo rwe rwo gutwita. Agomba kunyitaho yirinda kumbabaza anshakira ibyo nkeneye byose kugira ngo ngire ubuzima bwiza njye n'umwana wacu. Amwumvise mujyana. Ndabizi asanzwe akunda guteteshwa. Ubaraje ajya arya ari uko mutamitse. Si ibyo byonyine ugomba kumuba hafi muri byose rero. Ukamurinda imirimo ivunanye, ukamushakira indyo yuzuye, ukamuha amahoro, mbese ukamunezeza kugira ngo we n'umwana atwite bagire ubuzima bwiza. Kandi nukuri umusaruro uzawubona Shimi. Umwana wawe azavuka kuzi, agukunda, afite ubuzima bwiza kandi azakura ari umwana uzi ubwenge. Uri kukwitaho n'inshingano zanjye rwose kandi muri iki gihe utwite nzubahiriza inama zose nzagirwa n'abaganga ndetse n'umujyanama w'ubuzima kugira ngo wowe n'umwana wanjye mugire ubuzima bwiza. Kandi rwose sinzabura umwanya wo kujyana nawe ku kigo nderabuzima. Inshuro zose ugomba kwipimisha nzaba mpari turi kumwe batugira izo nama turi kumwe. Urakoze cyane. Ndanezerewe cyane rwose. Ejo nimugoroba nzagaruka hano rero kureba ko mwavuye ku kigo nderabuzima. Yego. Ahubwo nituvayo tuzaca iwawe nyine kukumenyesha ko tuvuyeyo turakubwiye inama zose batugiriye. Mugabo ufite uruhare rukomeye mu kubungabunga ubuzima bw'umugore wawe n'umwana atwite. Herekeza umugore wawe kwa muganga kwipimisha ukimara kumenya ko atwite kugira ngo muhabwe inama hamwe zizabafasha kubungabunga ubuzima bw'umubyeyi n'ubw'umwana atwite kandi umube hafi mu gihe cyo gutwita. Ubu butumwa mubugejejweho n'Urunana Development Communication ku bufatanye na Minisiteri y'Ubuzima binyuze mu kigo cy'igihugu cyita ku buzima RBC na Intra Health International muri gahunda yitwa Ingobyi ku nkunga ya USAID.